mu Burayi aho yaramaze iminsi ongera kandi kazina diaspora ngo Bushari Bushido gusa Bushari Bushido diaspora mu Rwanda hari ibintu byose biba mani nta kintu na kimwe twabuze mu Rwanda mu Rwanda hari security hari imyidagaduro mu stade mwananze kuyigeramo nusuna unatoroka nagiye muri stade ariko kuba buri natoroka papa tudacinya akadiho. Reka nongere wikaze wo ukurikiye Exclusivity Show, ndizera ko umeze neza. Turi kuri airport hano Kigali International Airport i Kanombe, aho tugiye kwakira Bushari Bushido akomotse mu Burayi, aho yakoreye ibitaramo bitandukanye. Numwe mu baraperi beza, twagiye tubona ama video, twagiye tubona ibintu bivugaho. Reka tugende abi making clear, twumve ikintu kizima noneho ari butubwire nyuma yo gukubuka i Paris, Belgique, Lille n'ahandi hatandukanye. Tumuganirize twumve noneho ibikorwa tuzaniye. Abanyarwanda baramukumbuye ndabizi, kandi na Exclusivity turahabereye kugira ngo ikintu cyose tuzadukorana namwe kijye kibageraho ku gihe. Kuri mikro ngende Jidena, behind the camera muri kumwe na Freddy. Umuraperi Bushari akaba ageze i Kigali, aho akubutse i Paris mu Bufaransa, niho hari men kuko yazengurutse no mu bindi bihugu bitandukanye. Oliyatse wakiye neze bitari Manase nawe radukunda cyane. Alright, turi ku kibuga cy'indege, ndi kumwe na Bushari Bushido aturutse mu Burayi, aho yaramaze iminsi ongera kandi kazina diaspora ngo Bushari Bushido gusa Bushari Bushido diaspora akubutse mu Burayi, aho yakoze ibitaramo bitandukanye. Tugiye kuba turi kumwe nawe mu kiganiro. Turakwakiriye Busha. Naje ndakwakiriye Josh. Long time. Agashyuhe kari kameze gute se? hari agashyuhe gake akavanze n'akayaga akanga home sweet home. Agashyuhe karimo ariko ni keza cyane. Wikuye ndabibona. None wambaye n'umwambaro mwiza cyane. Bazo uyu mupira ngo rawukuye. Wawukuye ngo wari umbwire. Bwo kuzenguruka amanga yose babwira ati igipfutsi. Bushari turamwakiriye cyane, ni vibe murabizi yo turi kumwe. Busha tubwire urugendo rwagenze gute mbere yuko tunakubaza ibindi byose. Byagenze neza, life is Gucci, ubuzima bwari neza cyane, show ibyatujyanye muri make twarabikoze nka Kenya Trap. U Rwanda twaruhagarariye neza muri make kabisa, byari neza cyane ariko cyane. Niye experience ukuye mu Burayi cyangwa se ugenda bundi byari bimeze gute ku muntu utari uri kumwe nawe ariko wari uzi ko n'umuntu ugiye guhagararira igihugu? Experience mu Burayi nuko nabirenze Burayi, ari ukugenda umuntu agashwanyaguza agakora akazi undi agataha. Yego nta kindi tu. Yego uri umwe mu bahanzi bajyanye n'itsinda rya Kenya Trap, harimo Nganji, Still, Betray, ariko baje mbere. Kubera iki wasigayeyo?
nari mfite izindi contact zitari kunyemerera kwita nzana nabo abo izo twari dufitanye zararangiye biba ngombwa yuko nsigarayo ngomba gushwanyaguza contact yo muri Poland niyo mu Budage urumva rero nibyo byatumye nsigarayo tu ariko byagenze neza life is Gucci yego Bushari duhere hano ugenda byavuzwe ko indege yabasize ndetse muvuga ko mwasigaye ku kibuga cy'indege harimo ikibazo cy'ibyangombwa ese amakuru yawe nayahe kuri ibyo bintu kugenda amakuru yo kugenda ndakeka byarangiranye n'umunsi w'urugendo ahubwo ndi ku makuru mashya yo kuba nje yego nje mu isura nshyashya Bushari w'iki ku gipfunsi kuba yambaye umupira yahise badehaka umupira ko uguza amayero ijana mu mujyi wo mu Bufaransa mu mujyi bita Paris nari ndi hafi yo gutaha mucaho ndagase ko n'ubundi turigiye kujya mu bihe byiza byo gutora umupapa wacu gutora ishyaka ryacu nk'abanyamuryango ngomba gutaha nambaye byabishwa bari byanjye navuze nta mpamvu reka nikuremo akahero kanjye ijana none nari n'amajoro no gukorera ku munyu ritanga nkamanukane mu gihugu yego Busha wakoze ibitaramo bitandukanye ariko turacyari ku rugendo rwawe urugendo rwawe rwabayemo ibintu byinshi bitandukanye ndetse binavugisha abantu reka tuvuge ugera hariya ukora kuri festival bita Shayo yagenze gute abantu babonye amafoto yawe amanika ahantu bascreening ahantu hatandukanye mu mazu akomeye ndetse harimo hatarimo n'abirabura gusa ahubwo ari abazungu biganje barabazungu gusa yego iriya Shayo yari iteye gute barabazungu gusa kuko bari bafite inyota yo gusobanukirwa ijambo Kenya Trap Music niki n'impamvu yabayeho bafite no gusobanura dufite no kubasobanurira impamvu Kenya Trap yaturutse mu Rwanda byari ibintu byiza byari ibintu bihebuje cyane kuko ni amahirwe kuko buri mu artist uwo ari we wese yabyifuza kwisanga umanitse mu nkuta z'Abafaransa uri kubyumva ni amahirwe ariko byagenze neza icyatujyanye twagikoze neza abantu baritabiye gusa mu bihugu by'i Burayi biragora sometime kuko abantu bakariwari bamwe baba baturuka ahantu kure amatransport n'ikego biroroshye ariko biragora ariko nyine abaje ni ababa bafite umutima wa Kenya Trap bafite Kenya Trap ku mugongo na Kenya Trap ku mutima mukora Shayo byari bimeze neza ariko reka tujye mugeze ku kibuga cy'indege i Paris mu Bufaransa byarasakuje nanone hano mu gihugu byari byaciye ikibazo nakibajije Betray akigera i Kigali ariko nawe reka nyikubaze ababonye kuri airport bamwe Betray yicaye hasi wori gutumura itabi abantu birabacanga baravuga se bagiye mu biki iyo kibazo rero ntago nari kukikubaza ariko kubera ko turi mu iterambere ku buryo ubu umuntu ashobora kuba yashuka umuntu akoresheje imbuga nkoranyambaga ubu wagezweho ikoranabuhanga bita AI uhita usobanukirwa ubiza ahita asobanukirwa rero ushobora gusanga atari ifoto nyayo twebwe twikoreye ahubwo ari ifoto twifuzaga ibitekerezo twifuzaga kuba byajya hanze ntabwo wagera ku kibuga cy'indege cy'abandi ngo utangire ngo ufime sigarete aribwo bwa mbere ntabwo ari ibintu byiza ntabwo nk'abantu tuba tugiye duhagararira igihugu ntabwo ari ibintu biba bitujyanye yego fasha biriya ni AI yego usibye ibyo ngibyo mumaze gukora ibitaramo ariko mwari mufite festival izabera irire sorry banyagakorora wabura kandi uvanayo n'amashokora ari karahari ntabwo ari agakorora gusa usibye iyo Shayo hari festival mwari mu Africa Fest yabereye Lille ni festival mwaririmbiyemo abantu batandukanye ariko ifoto yasohotse yari irimo abantu batageze bagera nko ku 10 kandi ari festival mu kubaza Betray yambwiye ko ari festival
imeze nka expo ariko ari abantu benshi batandukanye. Nicyo bavuga kuri Israel nk'urugero naguciye mu ijambo yari irimo abanyafurika benshi harimo abanyangora hafi Afurika muri rusange abanyafurika benshi kandi abari barimo benshi ntabwo byari byibanze ku muziki ariko nyine ni kumwe ikintu icyo ari cyo cyose kijyana buriya n'umuziki ni akazi buriya kadakenera umuziki nta muntu udakenera umuziki mu buzima bwe ni kumwe nyine biba bimeze gutyo abantu baba baje kugura utuntu tw'udukufe twabo bimwe bya kinyafurika abera n'abantu batandukanye urumva natwe twagombaga gucishamo agatime tugasusurutsa abantu bake bafite wa mutima wo kuvuga ati nshobora mu gihe maje guha utuntu twanjye nshobora guhagarara nkanareba performance kuko deja nubwo twari dufite muri ya festival ntabwo twari dufite target yo kuvuga ngo turaperformingira ngo abantu bangana gutya ngo habe hahiye no kuko nta na kizimyamoto yari hari fasha twebwe gahunda yari iki yari kugenda guperforminga haba hari umuntu yaba adahari kuko deja abantu bari bahari buri wese aba ari busy ubwo ugiye kugura uduki ibiseke ibiki ibintu byo muri Afurika akaza karyoherwa no kuziki fasha akaryoherwa n'akaziki akaziki noneho kavuye mu Rwanda Ruvu ukuntu birenze ka Kenya Drop ni festival yari imeze neza ndibaza ko ubimekinzeho kuri ubisobanuye neza ko yari expo ndetse kuko abantu bari bajije se Bushari tukunda Bushari maze yari kuririmbira abantu yanyaye ko kayabizi ndabizi abakali bari ntabwo bajya bategereje ngo yanyaye ko kayiko niko kahise wivugisha niko twahise twivugisha ngo akanyayeho oya kuko urumva nk'urugero nka njyewe buriya yo nasohotse mu gihugu byanze y'igihugu ntabwo nkunda gupostinga cyane ibintu ndimo cyane kuko pevera yuko na postinga cyane ari uko ngeze home kuko se impostinze se nkagirirayo ibibazo nkapfirayo iduro ku mutwe induru bazimeneye ku gahanga ariko ubu ngubu nageze home ubu bagiye kubona ibintu byose nari ndimo bagiye kubona ibintu byose Kenya Trap Gengo bose bagiye kubibona kabisa ibintu byose ama concert guhera kuri Shayo guhera ku rugendo ama video twakoreye ibintu byose barabibona n'indirimbo twari codingeho ama featuring n'abanzi bariya byose barabibona ndaza kubikubazaho ariko uzabimbaza rero ikiganiro ko ushaka kukimara oya si yacu se we si yacu we si wacu reka nkubaze kuri video yasohotse polisi iri kugusaka ni ikintu cyateye ubwoba abanyarwanda abafana ba Bushari by'umwihariko abafana ba Kenya Trap babona uburyo polisi yari kuri kugusaka hano mu Rwanda biracika baravuga ese Bushari bari kumusaka ibiki gutya na gutya ngira ngo nta makuru warayabonaga usibye wenda nayo naguha kubera ikiriya video ngira ngo ndagira ngo idusobanurire icyambere iriya video ninjye wayipostinze abantu niba babyibuka neza ku mbuga nkoranyambaga zanjye kuri TikTok no kuri story ya IG n'abantu bayibonye bwa mbere bayikuye ku ma platform yanjye ikoranabuhanga turirimo AI kujya kure ubu nta bintu byinshi reka aba diaspora tuvuye mu mahanga ikoranabuhanga turi kuribona sibyo natwe mu gihugu cyacu turimo umuryango waradufashije ikoranabuhanga na hano turirimo AI zirakora ibintu byinshi Habita Jidera Manase iriya video uratekereza kuki abantu bagiye bayisobanura uko bashaka kuki bagiye bayivuga mu buryo bashaka urumva ninjye wayipostinze nashakaga ko buri wese ashiraho commentaire y'ikintu atekereza hariya bira ni ibintu mba nshaka kureba ndebe abakunzi banje abarezi b'abafezi abazana abarawe tubashira hanze for sure hariya nyine bitabigaragaza abakunzi ba nyabo abantu babanekerezaho amakizi menshi babafiteho kizi tubabona for sure usibye Rire Paris wataramiye na Belgique ndetse utaramira na Belgique ntago nataramiye umutonto wari uri kubitegura ntago yabayemo seriye ukuntu for sure byagenze gute muri make nikoze mu zuru ubwo n'amavuta
Yikoze muzungu. Tugere. Reka tugere. Turaganira, ngomba kuza kugusura muri studio nayo studio ishikamye. Warayibonye? Ibiganiro ndashaka kunza muri studio none tukanabishira live kuko hari ibintu nshaka ko dusobanurira abanyarwanda. Yego. Okay, turi gusoza abantu bagiye bavuga ko mugiye ariko mutazagaruka. Ariko abo bantu Bogle abaye kubise kwisiba bakivuka ati gute nurese ko man ari abantu binjiji sinzi niba abo bantu bakibaho mu Rwanda ariko nyeka ko baba batari mu Rwanda. Ariko warabibonye? Abo ariko ntago baba mu Rwanda uko nabibonye tu ntago baba ari abaji baba mu Rwanda. Mu Rwanda hari ibintu byose biba mani nta kintu na kimwe twabuze mu Rwanda. Mu Rwanda hari security, hari imyidagaduro, mu stade mwananze kuyigeramo. Nusuna unatoroka nagiye muri stade ariko kuba buri natoroka papa tudacinya akadiho. Ibyo ntabwo bibaho ubu. Ibyo byari ibihe bya kera by'abantu aba peuple ba kera babaga badafite icyizere cy'ubuzima. Ubu turi mu Rwanda rurema icyizere ku muntu uwo ari we wese. Fasha. Ego mu gusoza n'ubundi ndi kugana gusoza kuko ndibuna kubaza ibikorwa uhakoreye. Abantu barumvishe ngo waratukanye. Ikoranabuhanga AI sureba giye kubivaho. Bushayi ntabwo ajya tukana, c'est vrai, Bushayi ntabwo ajya tukana. Ahubwo abantu bari kugenda bakoresha ibyo koranabuhanga bakarikoresha nabi ku masura y'abantu, ku mazina y'abantu ndetse no ku majwi y'abantu. Nabishashe AI izarikora. Yego dusoza ndakubaza kuri album. Biravuga ko uvuye hariya ukoreye ibikorwa bitandukanye kandi byinshi n'amavideo wafatiye kuri album yawe Full Moon. Full Moon abantu barayitegereje ariko bayitegereje igihe kinini. Niki wabitegereje ariko nyine Shaye Saraje. Ase ubwo bitegereje ryari? Icyambere n'ukwizera ukizera ko Bushari wakundiye ku njyana za kugasima, imiziki nko kugasima, ibiki indirimbo z'insanamitima ku bantu batishoboye. Naho nagiye man, nago nagiye kwitukuza, nago nitukuje. Ndacyari wa wundi, ndacyari mu black warakaye kabisa. For sure. Full Moon gusa ikintu nababwira cyo nago turenga uku kwezi Full Moon tutayibonye for sure. Dushonje duhishiwe. Turasoje ariko uvuye hariya usizeyo Kivumbi by'umwihariko sindi bukwaze kuri Kivumbi ariko se umuziki w'u Rwanda wabonye bawufata gute? Urabona ugeze ku rwego wateye imbere ku rwego rutabaho ku buryo ushobora kuba watumira nk'urugero ngewe n'abahanzi banjye bo muri Kenya Trap Music mu gihe bahari batararangiza akazi ukaba wanatumiramo n'abandi. Urumva nyine ni indi step na barabizi za East Africa ujye baba. Dusoreze n'ubunanu dusoreze ku kantu bita akapera k'indirimbo yo kuri Full Moon. Bategereje gatoya kana navemo musige muri frame dusoze muzee wacu tumbutore twese tumbutore. Reka tureke kugasorezaho. Reka nigeze tugiye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu. Tugiye kwinjira mu matora y'igihugu y'umukuru w'igihugu. Bushari muri ibi bihe by'amatora azatora nde, azabahagarariye nde? Zatora nde igipfutse.